Hello, 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 muraho neza abakunzi b'igikoni, abakunzi ba Chef Janine, mbahaye ikaze cyane. Nizere ko mumeze neza rero nanjye meze neza. Uyu munsi nje gukora amacapati yandi y'Abahinde. Tujya twita tortillas, tuyita wrap, mbese ibyo ushaka byose ariko nizandi z'Abahinde zitabamo amavuta. Karoroshye cyane, niyo mpamvu ubona ndi kugenda nitonda cyane, sindi no kuvuga. Karoroshye bisaba kukitondera. Aya matwi yako gatangiye kuzana, gerageza kuyirinda. Chapati zacu rero zahiye zabonetse, nakoze dukeya, nabibabwiye ko nashaka gukora nyinshi, 3, 4, 5, 6, zirindwi, nta nubwo ari nkeya havuyemo nyinshi. Umva ziroroshye, mwazibonye ko zoroshye, ziri kugenda zimeze nk'udupapuro. Noneho narwo ntabwo zigagaye, ntabwo capati igagaye imera gutya, sibyo? Ubu rero cyiza ni ukuzishyira muri ino shashi. Hello, 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 muraho neza abakunzi b'igikoni, abakunzi ba Chef Janine, mbahaye ikaze cyane. Mwarakoze gukora subscribe n'abatarayikora kandi please subscribe. Nako kabuto gatoya k'umutuku kari aho hasi ukandaho gusa, sorry nako gasa umukara, wanaza ukanakanda hariya hasi handi kuri ka kantu kakumenyesha ko donc ni kuri notification. Byari binaniye. Nizere ko mumeze neza rero nanjye meze neza. Uyu munsi nje gukora amacapati yandi y'Abahinde. Tujya twita tortillas, tuyita wrap, mbese ibyo ushaka byose ariko nizandi z'Abahinde zitabamo amavuta. None ku muntu urwaye diabete na hypertension ushobora gukoresha ya farini yabagenewe mwebwe barwaye, hanyuma cyangwa umuntu ushaka gufata regime wese, kuko ngiye nkunda capati cyane. Ubwo rero ndamutse mfite icyo kibazo najya nzikora, ariko nkakoresha ya farini bita alta, sinzi niba muyizi, ni brown ariko bayita alta mu Bahinde, izikunda kuba zihari. Hanyuma nta mavuta menshi dukoresha, tuyakoresha mu guponda gusa, ariko hano ngaha ku ipanu turi kuziteka nta mavuta na make dukoresha. So rero reka mbereke ukuntu mbigenza. Nta bintu byinshi zisaba, ushyiramo agasukari gake cyane nako kugira ngo umusemburo uzamuke inagire test. Hanyuma ubwo uramutse urwaye diabete ntushyiremo isukari, wikoreshereza kunyu gakeya, wikoreshereza ibindi byose, ariko agasukari ukirinde. Hanyuma ariya mazi yanjye mfite mu icupa hano, aya mazi arashyushye, akazuyaza ariko adashyushye cyane kugira atica umusemburo. Mfite umunyu, ifarini mwayibonye, isukari n'amavuta asanzwe. Nuko nakoresheje rino cupa, ndarikunda rino cupa cyane, barifitemo kano kantu mo imbere, ni icupa rya olive, ry'amavuta ya olive, ariko iyo ashizemo nyine mpita ndikipinga kugira ngo nzarikoreshe, mba ndarikunda koko. Hanyuma ndashyiramo n'umusemburo nyine, nibyo. Reka ntangire mbere kuko mbigenza rero. Mfata ifarini, ibikombe 2 by'ifarini, ndasigaza nkeya yo kuza gukoresha ndi guponda, ndi kuzisunika. Hanyuma nkashyiramo ikiyiko cy'umusemburo, umusemburo wa wundi witwa capamandazi. Ntabwo dushyiramo umugati, dushyiramo wa wundi dukoresha ku mandazi. Ikiyiko kimwe cyuzuye, ubundi aka kantu kaba kangana n'ikiyiko, ko kahita gashiriramo. Ni ikiyiko kimwe cyuzuye. Ubwo rero nkahita nshyiramo umunyu mpimira ku ntoki, nk'akayiko gatoya ariko. Hanyuma nkashyiramo isukari, nshyiramo rero iba ari nkeya, niyo kugira ngo umusemburo uzamuke gusa. Irahagije. Nkabanza nkavanga bino, ubundi ngashyiramo ibiyiko 2 by'amavuta. Ibiyiko 2 by'amavuta nta kintu byatwara umuntu uramutse afite ikibazo cy'uburwayi. Ikiyiko kimwe, ibiyiko 2, ni kugira ngo pate ize kuza koroha. Hanyuma nkahita nshyiramo ya mazi yanjye nkaponda. Rero ushyiramo amazi bitewe n'ifarini wakoresheje, ugenda nawe uyagera gake gake.
ni byiza gukoresha amazi y'akazuyazi bituma pate nabwo yoroha. Genda ushyiramo duke duke kugira ngo uze kureba bitaza gutema cyangwa bigakomera. Ugenda ushyiramo duke duke, wabona bikomeye kongeramo utundi gake gake gutyo gutyo. Ubu rero ngenda gushaka capati zitarenze 5. Okay, niyo zarenga nta kibazo, ariko sinshaka nyinshi cyane kuko gusunika nabyo nabonye bisaba akagongo. Niyo mpamvu nshaka gukora ibyo binyoroheye bidatinda. Izi capati rero ngo umuntu azirisha iki? Njye nkunda kuzirisha agasosi k'inkoko cyangwa n'ak'inyama zisanzwe nta kibazo, ariko ak'inkoko nyine nashyizemo kari nyinshi, mbese byabaye biyinde cyane. Chicken curry, ubishatse warisha udushyimbo. Mbese izi capati ntabwo ziryohana n'icyayi mu gitondo bisanzwe. Nabonye ngewe ziryohana cyane n'amasosi n'udushyimbo. Urabona ko gutya zimeze sawa, ntabwo zoroshye kandi ntizikomeye. Ziba zoroshye, iba yoroshye cyane. Narangiza nkayishyira hano, nshyiraho agafarini kugira ngo itaza gufata hasi. Nkasunika rero.
karoroshye cyane, niyo mpamvu ubona ndi kugenda nitonda cyane, sindi no kuvuga. Karoroshye, bisaba kukitondera. Aya matwi yako gatangiye kuzana, gerageza kuyirinda. Kuko karimo umusemburo, iyo kageze ku muriro karabyimbamo gake. None ukuntu koroshye, karoroshye bidasanzwe. Ubu rero shyiramo kamwe ku ziko, ndi gusunika kandi gutyo gutyo, mu kanya turaba tubonetse twose. Ukuntu natwise utuntu se ziraba zibonetse. Chapati, patati zanjye zirabonetse. Abana ntabwo bazi kuvuga capati, bazita patati, kandi bazikunda kubi. Abana benshi bakunda patati. So reka nse n'ushyira ku ziko rero. Urareka ipanu igashyuha, nyagushyuha neza. Umva no gushya ni iminota ingahe? 2 ziba zihiye, ntabwo zitinda pe. Kuko bakoze agapate gatoya kandi koroshye, bituma zidatinda ku ziko. Ndarindira ishyuhe neza rwose ipanu yanjye. Nshyiraho patati yanjye. Karoroshye, gateye ikibazo kabisa, kubera ukuntu koroshye. Ariko nibyo bituma nyine karyoha. Capati koroshye ni sawa. Hanyuma sasa indi procedure ya gatatu ni ahantu warurira. Ugomba kwarurira ahantu hatuma zikomeza gushyuha kugira zorohe. Hatangiye kuza twa tuntu tw'utupirizo hejuru. None iyo hajeho udupirizo hejuru, nibyo bikwereka ko igiye gushya. Uba ugomba kwirinda kuyarura udupirizo tutaraza. Udupirizo ni sawa cyane. Iyo tuyarurira ku isahani kandi tugashyiraho isuveseri, tugahita tuzifunikisha isuveseri nanone. Biriya ni byisawa. Twa dupirizo dutuma igenda isa n'ibabukamo gake gake.
guma ndi gusunika indi kugira ngo irivemo mite n'agamindi bidatinze. Gusa iriya ndabona yo yahiye, kanyikuremo mbere ngwana n'iya kabiri ariko iyi nayikuyemo. Nuko ziba zimeze, nta mavuta nta ubundi ukaba uyifunitse gutya kugira ngo ikomeze ibe ishyushye. Shyiramo iya kabiri, tuba tworoshye cyane kurya. Niyo uri kukarya bumva koroshye pe. Udupirizo iyo twajeho kuriya rero tubona uba witeguye guhita ujya kuyarura ko uba ubona imeze nk'iyahiye. Iya gatatu nyigize nini kweri. Noneho nayo iyo ihiye ishyira kuri ngenzi yayo nkakomeza ishyiraho indi. Ni nini cyane koko. Iyi shashi ni umuti wazo kabisa kuko izibika neza. Izibika. Capati zacu rero zahiye zabonetse. Nakoze dukeya, nabibabwiye ko nashaka gukora nyinshi. 3, 4, 5, 6, zirindwi nta nubwo ari nkeya. Havuyemo nyinshi. Umva ziroroshye. Mwazibonye ko zoroshye? Ziri kugenda zimeze nk'udupapuro. Noneho nabwo ntabwo zigagaye, ntabwo capati igagaye imera gutya, sibyo? Ubu rero cyiza ni ukuzishyira muri ino shashi. Nari abanga ryo gushyira muri essuie-vaisselle uri kuziteka, zibika akuka gashyushye bigatuma zoroha zikamera neza. Ubu rero ngiye kuzishyira muri iyi shashi, ubundi nzishyire hariya nko ku kabati. Ngiye kuzitekera agasosi k'inkoko, ziraza kuba zimeze neza nta kibazo zifite. Aka gashashi ni umuti kabisa, kazibika neza cyane. Voilà, tuvuye mu Buhinde. Ngaho rero murabeho. Mugire ibihe byiza, mwari kumwe na Chef Janine. Bye bye. Naho butaha, please share, subscribe and comment.